channel igambiriye koherezaho amakuru ayo ari yo yose yerekeranye n'ukuntu umuntu yakwiteza imbere. Tubagezaho buri kintu icyo ari cyo cyose, buri makuru afatanye n'uko umuntu ashobora guteza imbere dufatiye ku ngero z'abandi cyangwa se ibyagiye bitangazwa mu bushakashatsi mu binyamakuru, mu bantu bagiye batandukanye bagiye berekana uko ibintu bikorwa cyangwa se uko inzira zigengwa. Ni muri ubwo buryo rero uyu munsi twifuje kugira ngo tuganire ku nzira imwe abantu benshi batajya basobanukirwa yerekeranye na interineti. Interineti ubundi yatangiye ari uburyo bwifashishwa n'ingabo za Amerika mu byerekeranye n'intambara, mu buryo bwo guturakinga umwanzi cyangwa se n'uburyo bubaha amakuru ajyanye n'uko urugamba rumeze. Muri icyo gihe rero mbere ya za 90 interineti yakoreshwaga n'igisirikare cy'Amerika. Kuva muri 90 kuzamura ukunda muri 1990 nibwo interineti yatangiye gukoreshwa, ariko abantu batangiye kuyinjiza mu buzima bwabo busanzwe, kugeza uno munsi akaba ari uburyo abantu bworoshya imibereho y'abantu. Rero tugaragara mu makuru turabyumva mu bintu bitandukanye, ngira ngo n'ubu ngubu amafaranga dufite cyangwa se umuntu ufite umutungo utubutse yifashisha interineti. Ubu nta wundi n'uwo bita Jeff Bezos, akaba ari patron wa Amazon, ni iguriro riri kuri interineti rikoreshwa cyane murabizi. Undi ni Mark Zuckerberg, nawe muramuzi, patron wa Facebook na WhatsApp, murabizi ko yayiguze. Abo bose n'abandi benshi cyane bigenda bigaragara ko bagiye bazamurwa na interineti. Ariko se iyo interineti ibazamura ite? Ni gute ubuzima bwabo buhinduka? Turifuza kuba tugenda tuganira n'iki abandi bakoresha kugira ngo bazamuke, natwe turi ku ikoranabuhanga dushobora kuryifashisha kugira ngo dutere imbere. Rero ntabwo nabivugamo cyane, ariko nibwira ko uno ari umwanya wo kugira ngo natwe tumenye cyangwa se dushakishe cyangwa se tumenye n'amakuru ya ngombwa yadufasha kugira ngo natwe interineti igende iduteza imbere. Turabizi ko mu Rwanda ari igihugu gishingiye ku ikoranabuhanga cyane. Rero ikoranabuhanga two kuryumva nk'ikoranabuhanga gusa, nko kutworohereza ingendo, nko kutworohereza ibiki byose, ahubwo turifate nk'uko turifate nk'ikindi kintu gishobora kuduha imibereho. Iyo mibereho rero nta yindi, ni ukubona icyo wajyaga wumva urota ukigezeho, ufite ubushobozi bwo kukigeraho. Ibyo rero iyo tuvuze gutyo ahanini ngira ngo murabyumva, tuba dushaka kuvuga amafaranga, tuba dushaka kuvuga ikiva umusaruro uva mu byo wakoraga. Rero interineti ni uburyo bwiza, ni ahantu, ni uburyo bworoshye. Iyo umaze gusobanukirwa ni uburyo bworoshye bwo gushobora kubona amafaranga. Rero nibwira ko ari umwanya ino channel nta kindi igiriyeho cyangwa se iriho no kugira ngo tubanze dukurure ayo makuru yose, ibintu ibyo ari byo byose bisabwa kugira ngo umuntu abashe kubona amafaranga kuri interineti. Rero niba wumva nawe ushimikiye ushaka kumenya amakuru ayo ari yo yose yagufasha guhindura imibereho yawe, yagufasha guhindura ubuzima bwawe, subscribe iragufasha kugira ngo uzajye umenya n'iki cyatangajwe, videos cyangwa se n'utundi tuntu tugiye dutandukanye, zaba ari ubushakashatsi abandi bagiye bakora, yaba ari